dusengeye umuntu wese ukurikirana uyu murongo. hano hari abantu shaba bagira imitima mibi Ii, bagacunga mu byiza byose ufite ye, bagakuramo akantu kamwe bakakwataka bino, ukora ibyiza baturiya muntu ndamwibuka twigana yabaguwa nyuma no, ubundi iyo uvuga ikintu udakora uba winyuraguramo. Tuzere, ikubwiye ko izaguha akazi, ntugiye gushakisha uburyo wacuruza cyangwa wadepoza, Mm, waranize depoza. mm. Iterambere riri kumusiga, abandi bari kubaka amazu, bari guhinduranya amamodoka, nawe ari guhinduranya abapotre, uyu ntamanurira Oh, neza, man. uyu ntandeberamo, ngo ntimugakabye gukiranuka. Iyo usenga cyane utagera aho Imana Mm, ikorera, urayoba. Ariko musenge biringaniye, kandi n'abo yes. dufite bamwe usanga bari gufatanya kugambanira umuntu, gufatanya kuroga umuntu, gufatanya gukura umuntu ku kazi, gufatanya kurwanya umuntu, gufatanya gusenya ingo. N'aba badamu n'isibo ntibazi, umurenge ntubazi, gitifu Ejo. ntakuzi, umuyobozi w'umudugudu ntakuzi, aho uvuka Mm. ntibaguheruka, aho washatse baguheruka bakifata irembo. Welcome back ku Mamapreneur Podcast. Njyewe ndi Clarisse, your host. Uyu munsi ndi kumwe n'umushyitsi udasanzwe nk'uko mubibona. Mama Lionel ni umushyitsi nifuje kuva kera, nari maze iminsi mushaka, none namubonye. Nk'uko mubizi ndi umumamapreneur, naramwitegereje mbona ni umumamapreneur wujuje ibyangombwa. Murabizi definition yacu ni ukuba uri umumama kandi wikorera cyangwa se ufite ikintu ukora kijyanye na entrepreneurship. Ikindi ni umubyeyi nk'uko mubibona ko yitwa Mama Lionel. Akaba ari n'umuntu utanga umusanzu kuri sosiyete, kandi murabizi ko ariho ikiganiro cyacu kiganisha, ni ukwinspira abantu, ni ukwimpawaringa, ni ugushifitinga mindset, umuntu akaba yava kuri level imwe akagera ku yindi, tugatera imbere muri byose. Ikiruta byose rero ni umuvugabutumwa. Ni umuvugabutumwa wa mbere nakiriye kuri iyi cano. Mwumve ngo mwabantu mwe, uyu munsi nahawe umugisha. Iyi cano iri blessed bidasanzwe kubera ko twakiriye umukozi w'Imana. So Mama Lionel abantu benshi baramuzi, baramukunda. Sinzi ko ndi buvuge ibintu byinshi, ndagira ngo avuge byibuze mu mwumve. Ariko hagati aho Mama Lionel, ndagukunda cyane. Nkunda ukuntu ubaho, nkunda positivity yawe, nkunda ukuntu wikunda, nkunda ukuntu uvuga kuri mwiza, nkunda ukuntu ubwira abantu uti njye ndi igifaru. Guys, twakiriye igifaru. Mwese mwandike muri comment ngo igifaru. twakiriye umuntu udasanzwe. Mama Lionel, ndagukunda, ni karibu muri studio zacu. Murakoze. Nakwakiriye. Murakoze cyane, ndishimye cyane kubana namwe muri studio zanyu. Imana ibahereze umugisha. Nk'uko muri kubibona, Amen. ndi Nyirabagenzi Alice, Mama Lionel. Nkaba ndi n'umudamu ufite umugabo n'abana 3. Nishimiye cyane kubana namwe, ndanezerewe. Murakoze. Nanjye ndishimye cyane. Hagati aho wambaye neza, akantu nibagiye kubwira abantu, Mama Lionel ni umudizayina. Nicyo kintu cyanankuruye cyane, kuba ukunda Imana, ukaba umugore, ukaba umubyeyi, ukaba umudizayina. Nanjye ndadekora, ndi umuntu we, urumva wambera nka tante. Nta kuntu wakora amakanzu y'abageni ngo umuntu udekora muwe mudakundana cyangwa mutaziranye. Sibyo rata? Nibyo. Uko mubibona, uyu muntu ni umu artist, she's a designer. So abantu mufite ubukwe mwese, abantu so Mama Lionel, wambaye neza rero. Murakoze Ukuntu cyane. wambara. N'abantu bose bakunda kwambara bakaberwa, turabadodera bagasa neza bijyanye n'uko bateye. Cyane nicyo nari ngiye kuvuga. Nkunda yuko uzi kwambara bijyanye na taye yawe,
Yego. bijyanye n'uwo uri we bijyanye n'aho ugiye urasobanura. I just love you. nkunda n'ukuntu ibintu byose ubikora na humor no gusetsa. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi tutaratangira, ariko let me tell you, there is no way naceceka. Kera najyaga mvuga ngo iyo utaza kuba umuvugabutumwa ushobora kuba wari kuba nk'umukomediyene. abantu benshi niko bambwira ngo ndi umukomediyene. birarenze. So bw'abantu mwe rero nk'uko bisanzwe murabizi duhora duserebura hano. Ndi guserebura ko dufite Mama Lionel muri studio. Namwe rero aho muri hose, guys, grab your cup of coffee, your water, juice, ikintu cyose mufite, and let's cheers to this. Mama Lionel, cheers. Cheers. Cheers rwose. Ubu ndi guserebura ko ngufite, ndi guserebura ko ntabwo nzi ukuntu nabivuga, ahubwo hari akantu kanjemo. Ntabwo naba nakiriye umuvugabutumwa mukozi w'Imana ngo dutangire ikiganiro tudasenze. Mpesha umugisha iyi cano, yihesha umugisha, ubundi dukomeze. Reka tuyiheshe umugisha, n'abayikurikirana tubahesha umugisha, n'abayishyigikira tubahesha umugisha, n'abazayishyigikira tubahesha umugisha. Reka dusenga. Bwana urakoze cyane, turagushimiye utugejeje hano kuri iyi cano. Turushimiye izina ryawe ryera washyizeho uyu murongo kugira ngo abantu bawigireho, bawuruhukireho, bawutabarirweho, bawumenyereho byinshi. Dusengeye umuntu wese ukurikirana uyu murongo kugira ngo umuhe umugisha, kandi dusabira umugisha cyane abakoze subscribe, turabasabira umugisha mwinshi cyane, ndetse n'ababikoze tubasabiye umugisha. Uwiteka, turagushimiye ko duhaye umwanya kugira ngo tuganirize abantu ibyururutsa umutima. Turagira ngo imbaraga zawe zimanukire ku muntu wese ugeze hano ubabaye anezerwe, umushomeri abone akazi, uwabuze urubyaro arubone, uwabuze urugo arubone. Ubwiza bwawe bumanukire ku muntu wese ugeze hano. Urakoze, turagushimiye, kandi uhe imbaraga cyane n'inkunga ikomeye cyane ku muyobozi w'ino cano. Mwambika imbaraga nyinshi cyane, kandi umushoboze gukora icyo wamuhamagariye kubwira abantu. Bisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, 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 amen. 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 Sinzi niba neretswe, ariko numvise iri sengesho ridasanzwe. Yego, ntirisanzwe. Ntabwo risanzwe ni ukuri. So Mama Lionel, ni karibu rero. Ni Murakoze. karibu cyane. Nk'uko nabikubwiye, nk'uko ukunda guhesha abantu umugisha, nk'uko ukunda kuganiriza abantu. Maze iminsi nibaza ikibazo, ndavuga ngo iki kibazo nta kibazo, nsanga ni wowe nta kibazo. ubona ute kuba dusenga muri iyi minsi, ugasanga turimo turasenga tugasenga, tukibagirwa ko tugomba no kugira ikindi kintu dukora, cyane cyane abagore. Yego, yego. ubona ute ukuntu abagore twemvestisa mu rusengero cyane, tukananirwa gukora, cyangwa se ugasanga ntago turi gutera imbere cyane nk'uko twakagombye dutera imbere, ariko ugasanga amasengesho niyo turimo cyane, tukumva ko Imana izabikora. Murakoze cyane kubw'ikibazo cyiza mumbajije, kandi ukaba ubajije werekeza ku bagore, kandi tukaba dutaramiye aka kanya turi abagore, kandi noneho tukaba dutaramiye imbere y'abantu turi abagore bakora, basenga, bakanakora. Ubu icyo twavuga cyose ntitwaba twinyuraguyemo. Ubundi iyo uvuga ikintu udakora uba winyuraguramo. Tujya kubwira abantu tutinyuraguramo. Reka kwinyuraguramo. Hariho icyo uvuze nanjye njya nkibona, kandi ni wowe umuntu wa mbere umbajije ikibazo
cy'ubwenge bwinshi gutya mu badamu Mm. twagerageje kuganira ari umunyabwenge bwinshi cyane Oh, hanyuma merci. ndagushimiye kandi uranasa neza nawe kandi Thank you. you are welcome noneho ikibazo gihari cyane cyane nkunda kubona mu badamu nimvuga ngo babarokore nibo nzi kuko nibo mbamo ntabwo namenya Mm. gusobanura iby'abadamu baba mu kabari ntakabamo sinamenya gusobanura Mm. iby'abadamu baba mu mihanda sihomba ikanivugira iby'abadamu b'abaporoso baba mu nsengero Yego. bafite Yego. akadoze kanini ko gutinda aho Imana ivugira ariko ntibajye Aha. gukorera bakunda kuba aho Sibyo. Imana ivugira ntibabe aho ikorera iminsi yose iyo uhora aho Imana ivugira gusa ntujye kureba aho ikorera ngo urebe ko ibyo yavuze bijya mu bikorwa birangira uyobye birangira ugize n'ikibazo mu mutwe buri munsi natonze Yego. umurongo nagiye mu masengesho ku wa mbere ku wa kabiri nasubiyeyo habaye aya nijoro habaye aya saa sita haba hari gahunda y'icyumweru hari iminsi 40 hari iminsi 21 kandi aho hose nuko bisaba guhinduranya imyenda n'amaherena na fondote n'amashenete hazamo na kompetisiyo kuko iyo banatinda cyane natwe turushaho kubona akazi ko kudoda azabonye modeli azabonye modeli N'akaparufe. azabonye modeli yabonanye umwaposo we cyangwa umushumba we cyangwa umuntu baririmbana bagahora batonze umurongo ahantu Imana ibabwira ngo nzabagirira neza nzabaha akazi nzabaha umugisha noneho ntujye kureba ko ibyo bintu Imana ivuze bigiye no mu bikorwa ngo uhite ujya aho ikorera wagumye aho ivugira ntugiye aho ikorera ikubwiye ko izaguha akazi ntugiye gushakisha uburyo wacuruza cyangwa wadepoza waranize depoza kandi hari n'umuntu uzaha Imana ivugira ataranadepoje byibuze ngo azavuga ati Imana kurikirana za mpapuro na depoje urupapuro rwanjye na depoje Imana uruzamura urushyire hejuru ugasanga yibera aho ivugira gusa iterambere riri kumusiga abandi bari kubaka amazu bari guhinduranya amamodoka nawe ari guhinduranya abapotre uyu ntampanurira neza uyu ntandeberamo uyu yansengeye ibizimu ntibimvugiramo uyu yandambitseho ikiganza sinjyangwa donc ugasanga hajemo n'ubuyobe hariho reka nanabivuge cyane nk'umurokore kandi w'umunyamwuka iyo umuntu atinda cyane aho Imana ivugira arayoba agira ubuyobe muze kwibuka igihe cya Ananiya na Safira kubera kuba aho Imana ivugira gusa ziriya ntumwa zakubitanye n'umwuka w'ubuyobe ngo bafata gahunda yo kujya kugurisha ibyabo ngo baze ngo basangire ngo ubundi ngo bategereze Imana dejara bafashwe n'ubuyobe bwo kuba mu rusengero gusa birangira bayobye kandi ubuyobe bubaviramo urupfu muze kwibuka ko Ananiya na Safira baje guteka imitwe bagurishije isambu bageze imbere y'Imana n'abahanuzi bati ibi ni byo biguzi byavuye mu isambu umugore nawe ati ni ibi byavuyemo ibirenge byajyanye umugabo we kumushyingura biragaruka nawe kugutwara biriya bintu byavuye mu guhora wicaye aho Imana ivugira ntujya aho Imana ikorera kandi na Salomo yaravuze mu mubwiriza ngo ntimugakabye gukiranuka iyo usenga cyane utagera aho Imana ikorera urayoba ibi bintu rero yewe ndabikosora ariko ntanabinenzemo gake ntakuyeho gusenga ariko musenge biringaniye kandi musenge munizeye kuko aba bantu ntibanizera burya nimba usenze amasengesho y'iminsi 40 usengera ikintu kimwe ugasenga iminsi 21 usengera ikintu kimwe ntunizere senga bagomba kubanza kureka senga gutegereza bagasubiza murakoze cyane ubundi ujya gushaka akazi ujya gukora kandi ikindi nimba warize warabuze akazi shaka umurimo wundi wakora ntabwo abantu twese dukora ibyo twize
twabonye ibyo twize tudepoza bikanga, tubona ibyo twize twabyize kera rimwe tutanatekereje, ababyeyi badutekerereje, tujya kwihangira imirimo. Ni byiza ko senga unakore, ni nayo mahame yanjye. Senga ukore, nusenga ukanakora. Gusenga cyane, gukora cyane bizakugeza aho ababyeyi batakugejeje. Ni byiza ko umudamu wese agira igihe cyo akora kandi akagira na aderese. Ubundi aderese y'umudamu ntabwo ari mu rugo, aderese y'umudamu naho akorera. Nimvuga ibi ndavuga ku mudamu umwe witwa Debora. Debora ari umudamu ufite aderese, afite ahantu abarizwa, kandi Bibiliya ikavuga ngo ni muka Rapidoti, yari afite n'urugo, yari yarasezeranye ivangamutungo, ariko afite aderese. Yabaga munsi y'igiti cy'umukindo, niho yabarizwaga, ari umuhanuzikazi. Bibiliya imugaragaza nk'umuhanuzikazi, ariko akaba umuhanuzikazi ugira n'imibanire hagati y'abantu, n'imibanire hagati n'abantu, kuko akenshi n'aba badamu baba mu nsengero ntibagira n'inshuti, niyo bagize ibirori bakodesha abaserivere. inshuti arazibura kuko aba ntazo yaba yabonye, nyine ahora mu cyumba cy'amasengesho, ahora mu buvumo. Iyo agize ikirori akodesha abamukenyerera, akodesha abaseriveri. Ariko Debora yari afite abantu, yari afite aderese y'aho abarizwa, ari muka Rapidoti. Ikindi yaramenye kubana n'abantu, afite abantu basobanutse. Bibiliya igaragazaga ko yari afite abanafutali, afite n'abazeburoni. Abo bantu ngo bari inshuti za Debora. Abanafutali bari abanyambaraga, abazeburoni ngo bari abantu badatinya, ngizi inshuti za Debora. Ariko usanga n'aba badamu turi kuvuga baba bafite za nshuti, reka mvuge ijambo wenda bamfasha kuryumva, baba bafite za nshuti z'ibihararumbo. Ibihararumbo ni ikinyarwanda kigaragaza ko umuntu ari ikirumbo kibiharaye. Ibihararumbo zimwe zo muri iyi minsi ugasanga niba afite bazi aho amasaro aba yo gukora imisatsi, ayo gukora inzara, aho bajya muri pisine, aho bajya kurya burushete. Ariko izo nshuti zitazi aho bashora 50,000 ngo byungukane. Debora yari afite inshuti z'ibiharamagara, avuga ati isaha n'isaha izi nshuti zansova, nagera mu kibazo zikantabara, nitsamuye zavuga ngo urakire. Nafashe umwanya wo kugira aderese, nkaba ndi n'umudamu wubatse urugo, nkaba ndi n'umudamu wabanye. Kandi ikindi uzasanga ibi bintu turi kuvuga byarasenyeye abagore benshi, kuba mu rusengero gusa. Abana ishuri babuze bakurikirana, abana bararyamye ntibiyoroshe, abana ntuzi nimba imyenda ikibakwira. Umwana aracyaryamye muri beriso kandi yarakuze, none ararara yizingazingiyemo. Umwana ntuzi nimba yariye, umwana arararana n'umukozi akifite amezi angahe. Usanga kenshi n'ingo ziri kubasenyukana. Abagabo mu minsi mike bari butabaze bati mudutabare, hari n'abatangiye kudutabaza, abandi bagize ubuyobe. Ariko Debora yafashe umwanya wo gukora, afata umwanya wo kuba umuhanuzikazi, afata n'umwanya wo gushaka inshuti. Igihe ajya guhangana na Sisera, yahamagaye abanafutali n'abazeburoni na Baraki, aravuga ati jyewe Debora mpagurutse ndi intwari, kandi mpagurutse kuba umucamanza w'Abisiraheli. Jyewe Debora nje kurangiza ikibazo cya Sisera kizengereje igihugu. Mpagurutse ndi umugore w'igihugu. Debora ari umugore w'igihugu, ntabwo ari umugore wa karitiye. Debora ntabwo ari umugore ntabwo ari madamu Saho, yari umugore w'igihugu kizi. None urasanga n'aba badamu n'isibo ntibazi, umurenge ntubazi, gitifu ntakuzi, umuyobozi w'umudugudu ntakuzi, aho uvuka ntibaguheruka, aho washatse baguheruka bafata irembo. Donc sinzi ikibazo banafite. Abadamu badukurikiye hano badufashe, batubwire ikibazo bafite, tubashakire n'abaganga nimba harimo n'akadoze k'uburwayi. Debora ari umugore w'igihugu, igihugu kimuzi, birangira abaye umugore w'isi. Yakoze ikintu gituma ahitamo umugore w'isi. Arahaguruka n'intwari, ahangana na Sisera, afatanya n'undi mugore umwe witwa Yayeli.
yayeli nawe wari warabonye umwanya wo gutekereza abagore batekereje neza batekereje neza bazi gushyira ibintu byabo ku murongo bazi gushyira igihugu ku murongo bazi gushyira isi ku murongo yayeli niwe wakiriye Sisera amuhungiyeho ngo aramusasira niko Bibiliya ivuga. Ibi byose ni ibikorwa by'abagore. Dufite abagore b'ibyitegererezo muri Bibiliya twareba tukiga. Nutigira basi kuri shangazi ntiwigire kuri mama. Ushobora kuba warabyawe na mama w'umukoboyi bigatuma nawe warabaye ikoboyi, warabyawe na so w'iji nawe ukaba bigatuma uba iji. neza karabaye Jya muri Bibiliya nawe uba imihanda nimba warabyawe na mama w'imihanda byibuze jya muri Bibiliya. No mu Bibiliya tubonamo abagore b'imihanda barimo. Hamukayobu yari umugore w'imihanda wabwiraga umugabo neza ari uko amadolari yaje, amadolari yaba yabuze ati ihakana Imana wipfire. Iriya ni iniga y'umuhanda. oh my god cyakora reka none si uko kuri oya niko kuri ni ukuri ikintu kiri kunshimisha ni uko dufite ingero z'ibifatika ziri muri Bibiliya abantu badashaka gusoma kuri izo mpapuro ariko bo bagahitamo ibyo bagomba gusoma bagacuzinga kuyoba aho kugira ngo bigire ku biri muri Bibiliya already dufite hanyuma bahaguruke baba abagore bakomeye nyine nka ba Debora. Durakora iki ngo ba Debora bongere bagaruke kuri iyi mihanda noneho apana bibihararumba. Niba dutega amatwi, niba tubabarire badutega amatwi kandi batwumve nkaho ari Imana yagutumye kugira ngo bumve. Bakurugutura amatwi bumve bamenye ko Imana yagutumye kuburira abo badamu. Urabona ubufatanye bwabaye hagati ya Debora na Yayeli. Iki kintu cyitwa ubufatanye. Ubufatanye nabo dufite bamwe usanga bari gufatanya kugambanira umuntu, gufatanya kuroga umuntu, gufatanya gukura umuntu ku kazi, gufatanya kurwanya umuntu, gufatanya gusenya ingo. Ndebera ubufatanye Debora na Yayeli bakoze kugeza ubwo Sisera yahungiye mu nzu kwa Yayeli. Yayeli aramusasira, Bibiliya ndi kwivuga amworosa uburingiti. Noneho Sisera yabwiye Yayeli ngo mfite inyota ndagowe. Debora aramabuye, abanafutari n'abazeburoni baramvudukanye, igare ryanjye sinzi aho ryatakaye. Umugore yivuze ubwoba buranyica. Debora yarivuze, Sisera ata umutwe. Yarivuze arivovota ajya mu mwuka ati mpagurutse ndi intwari kuba umucamanza w'Abisirayeli. Abanafutari n'abazeburoni bati guma 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 guma. Ikivugo cya Debora gitera ubwoba Sisera. Ikivugo cya Debora gikuramo imbaraga mu igare ari nyonze riranga arisiga aho ngaho ahungira kwa Yayeli. Ageze kwa Yayeli aramuga ati mpa amazi inyota iranyishe. Yayeli arangije ntiyamuha amazi. Umugore w'umunyabwenge wafashe umwanya wo gutekereza, akicara agatekereza neza, agakora neza, akarya neza. Kandi n'aba badamu mu badukurikiye mujya murya neza. Mwebwe muri rwabo mugaburira uruhu ntimugaburire n'igifu. Murasa nabi kubera ko ntimurya neza. Urambara ibaze 800 wariye nabi nturi buberwe. Imbere widekora sibyo? Yego arangije agenda gake abanafutari birukankana Sisera. Yayeli arangije amuha amata y'amacunda. Niko Bibiliya ivuga. Yamusabye amazi wamuha amata, ariko kubera ubwenge bwinshi yari afite arangije amuha amacunda. Yarazi imbaraga z'amata y'amacunda. Icyambere amata y'amacunda agereranywa na fenerega nko gusinziriza umuntu. Agereranywa na fenerega yamuteye. Yarabye nimuha amazi arahembura. Amazi arahembura. No kwa muganga umuntu warembye bamukubitamo serumu mu mwanya bari gushakisha indwara. Arareba ati nimuha amazi arahembuka tumare cyangwa ahunge. Reka mukubite fenerega, igikurikiraho umwuka wera arakimishurira. Amusinzirije mu buringiti ngo yagiye inyuma y'urugo azana urumambo amukubita muri nyiramivumba arapfa. Asohoka yifashe mu mufuka. Asohoka abonye Debora ati ndamurangije. Niho Debora yaririmbye ati ijuru riratabara, inyenyeri zo mu ruturuturu zose zibyumve, kure induru z'abarasana
mubariho umva pase Debora atanze sa Debora aduhaye pase ntigeze aduha pase y'akabari ntigeze aduha pase yo kujya kurya umungara yaduhaye pase yaho byabereye induru z'abarasana kure y'induru z'abarasana aho byabereye kure y'induru z'abarasana niyo pase ya Debora abandi bo ku mihanda shwi pase z'imihanda shwi Debora atanze pase yo kujya kure y'induru z'abarasana ngo mujye kuvoma mu mariba kure y'induru z'abarasana mubariho mujya kure y'izo nduru z'abirirwa babateresha hareruya babacurika ubwonko mujye kure y'izo nduru zabo mujye kure y'induru z'abababwira ngo mujye kuzana imishahara y'abagabo tuyisabire umugisha mujye kure y'izo nduru Debora yarabisobanuye neza avuga ati mugende kure y'izo nduru z'abantu babayobya mubariho muvoma abasi abagore twakwigiraho b'abasitari abantu bose muvuge ngo amen ariko murimo kwiga neza muri ukuri batega amatwi yumve bari kwiga neza umuntu umurikiye avuga ngo amen reka mvuge ku wundi mugore w'umunyabwenge undi mugore w'umunyabwenge ureba kure wahaye umwanya wagize iyerekwa areba kure ubundi aba badamu batubabarire batwumve neza ntabwo turi kubatoteza turi kubakebura ikibazo kindi bafite bareba hafi ntibatekereje ngo barebe kure ntibapfumura uri kureba hafi ntureba ngo aba bana mbyara ejo ko bari bujye kwiga kaminuza na garidiyeni ikaba primaire nayo ikaba yananiye kuriha niki nakora ntibareba kure ngo bavuge bati ese ejo tugize ingorane n'abagabo bagapfa birashoboka twakora iki ntibareba kure umudamu umwe yarebye kure aravuga ati uko biri kose ngiye gushaka umwami Yesu kandi nagenda afite icupa ry'amavuta kuko nimugeraho yashatse Yesu nk'umunyabwenge ntiyashatse Yesu nkujya kuvuga ndakuramutsa Mariya wubawe Patiri nkujya kuvuga ati mwami Yesu nazandi mimuvuga muri mu mwuka zandi mwirirwa muvuga twabuzemo umusaruro zindimi zitavamo imodoka zindimi zitavamo akantu zandi mimuvuga uyu mudamu yarabayobye neza aravuga ati yewe ntabwo njya kuvuga indimi nta n'ibindi njyamo ndafata amavuta y'igiciro ngenda nyasuke ku birenge bya Yesu ngende manura umusatsi nyamuhanaguze hanyuma ndabizi ko havamo ikintu gikomeye ngo abikoze umugabo umwe witwa Yuda wakundaga ikofi aravuga ati wakundaga ikofe ye aravuga ngo aya mavuta yari kugurishwa hakavamo ibintu bifasha abakene hakavamo amafaranga menshi tugatera imbere none rero Yesu aramubwira ati uyu mugore ari gutegura gushyingurwa kwanjye ari mu buhanuzi uyu mugore ari mu gihe cyo gukora ntabwo ari mu gihe cyo kuvuga uyu mugore ari mu gihe cyo gukora ntabwo ari mu gihe cyo kuba mu byumba by'amasengesho yaje kuri tere aho ndi yageze aho ndi iki kintu akoze kizamenyekana ku isi yose dukeneye n'abagore bakora ikintu kimenyekana wowe kora ikintu naho iyo mitwe mufite yo kwirirwa mugendera ku dutaro aho ntabwo muzamenyekana iyo mitwe mufite yo kudiha ku ngo z'abantu aha nta kintu mufite mumeze nk'abashingiriye amashu mumeze nko koza inkoko aha nta kintu aha mbakurindira ku murima ibi bintu byo kwirirwa mucirire cyangwa mwohereza ku ngo z'abantu aha nta kintu mufite ibi bintu byo kurirwa ngo ndamwica ndamujyana aha ngaha mwateye mate mwize umushinga nabi dore umudamu wize umushinga aravuga ati ndayamusukaho ndajya aho ari Yesu arangije ati icyo ukoze kizamenyekana ku isi yose mukora ibintu byihuse n'igihugu cyamenya sibyo hari undi mugore gusa niba ashaka kuvuga ku bagore nkakebura abadamu oya bavuge aha ni ku mumama prenuwa ni ku mugore ni ku mubyeyi hano n'abagabo baratwumva kuko abagore bari sapoti y'abagabo igomba kuba ihari nibo dushaka nibo tubyara abagabo so tuganiriza umugore uyu munsi kandi n'umugabo udukurikiranye hano aheri ku mudamu we aze kumva ati tega amatwi wumve reka mvuge ku mugore umwe witwa Bigayire wabaye umugore
w'inkuba uyu mugore rwose bibaho tugahurira nk'ahantu namuha chance namugurira akantu. Abigayile yari yarashatse umugabo w'ikigoryi w'ikigoryi Bibiliya bivuga witwa Nabali witwa Nabali. Mutega amatwi munkurikira abantu mufite abagabo barumuna ba Nabali, mutega amatwi mwumve Abigayile. Aba bagore byacangiye ku bagabo mwashatse, ugasanga nyine washatse umugabo w'ikoboyi, uyu mugabo udafite aho yarerewe, umugabo witaye atinze, umugabo utamenya ipoco, umugabo utazi aho ava n'aho ajya. Kurikira wumve inkuru za Abigayile. Abigayile biravuze ko ari umugore w'umunyabwenge kandi umugore uzi gukavaringa intege nke z'umugabo. Urumva, uzi kuzikavaringa ku buryo yica iperereza ntibamenye, ntiyemere ko umugabo apfa kubw'intege nke ze, kubw'ubugoryi bwe. Ngo igihe cyarageze Dawidi yiyambaza Nabali, aramubwira ati ntabara ameze nabi, inzara imeze nabi, maze igihe ndwana intambara yo kwihishahisha Sawuli. Hanyuma Nabali arangije atuka Dawidi, amwoherereza amagambo yo kumutuka no kumusuzugura. Dawidi arangije ngo aza gutera Nabali ngo amwice. Dawidi aza afite ingabo, aza ari ku mafarashi. Abigayile aza kumenya ko Dawidi aje kwica umugabo we kuko yari abifitiye uburenganzira, yari umwami. Abigayile atayikorera amaturo yo kujya kurokora umugabo, yikorera amaturo yo gusanganira Dawidi ngo arokore umugabo we. None wowe urikorera abantu umugabo nuramukorera surprise anniversaire, umukorera surprise ngo ya pare, ngo n'abantu b'inshuti ze wamutoreye abantu ukantu kangana urwara. Abagore muri hano ngo mwumve cyangwa mwagiye mu gikoni? Cheers kuri Abigayile. Abagore cheers. Abagore badashyira abagabo ku karubanda. Cheers. Wowe urafata umugabo, ongeraho wize uzi kuvuga icyongereza neza n'igifaransa, umuzaniye ba nyirakuru batazi bonjour Louise, batazi my name is, Saru yujuje abantu se anniversaire wamuteguriye, Saru yujuje abantu b'ibigoryi. Umugabo arinjiye nako ntacye asanze abantu buzuye, ngo rero ngo sheri ngo rwose ngo urabona ngo iki kibazo ngo nabonye ngo ngomba kuzana abantu ngo bakadufasha. Ukarega umugabo kwe, ugapfobya umugabo ukamusuzugura. Wowe uri umugore utaramenya guhisha intege nke z'umugabo. Ndebera Abigayile yahishe intege nke z'umugabo we, yirukankana amaturo ku mutwe. Arangije ageze imbere ya Dawidi arapfukama, aravuga ati nyakubaha wo kabyara, umugabo wanjye niko kuri ni Nabali niryo zina rye, ni ikigoryi mu yandi magambo. Yego. Ariko wampfakaza bikakumarira iki? Ngo ari n'umudamu ufite uburanga, umudamu mwiza nkatwe nyine, uteye neza, w'ikizubazuba, w'icyuki, wakoze inzobe, umugore mwiza wisobanukiwe. Komana ndagushimiye ko wangize ikitomati kabisa, buryo ntanga urugero ku bagore beza nkaza. Abagore b'ibivanze. Ariko nari narigenje nabonye nawe utoroshye, nawe ntiworoshye mana. Oya ntabwo tunoroshye, ariko ntabwo woroshye rwose. Tujye twemera muri ino sare abadamu beza, par exemple moi. Abigayile atega amaboko aravuga ati Nabali niryo zina rye. Dawidi arangije arebye impuhwe z'umugore uzi ubwenge, ukavaringa intege nke z'umugabo, utanga amaturo kugira ngo umugabo aticwa, ngo ahita areka kumwica. Ariko arangije arigendera. Ariko hari ikintu Imana yakoze, nyuma y'iminsi ine yacunze cya Nabali kiryamye, irazira kiniga, sinzi akantu yakanze, iramuniga arapfa. Kuko Imana nayo hari ukuntu igirangiza ibibazo utiriwe ugikanyarira. Ngo amaze gupfa utiriwe utura abantu, Imana iza agapiyese yakuramo bugaca ajya hano hirya mu isanduku.
ariko Mariyone ayiwe mwana ninkeneye mu buzima bwanjye. ese ashaka ese yishakira ka Abigayili avuga ati umugore n'uyu nguyu birangira amushatse rwose aragenda aruhuka stress. Abigayili abantu badukurikiye nta somo bakuye kuri Abigayili. Oya njyewe ikintu nkuyemo hano ubu ngubu nkuyemo ibintu biruta za bridal shower tujya dukora zidafite icyo zimaze. Nkuyemo kugisha inama umuntu utarize, umuntu utazi ibibazo byawe, yego utazi umugabo wawe, ukajya kumubwira ibintu atanazi ngo aje kugucira urubanza ibintu batazi. si uko Ubwo rero bagore bagenzi banjye, uyu yego munsi umuhanuzi Mama Mariyoneri aratubwiye, iri ni ijambo riba ryaturutse ku Mana, ntabwo nari nzi ko ari umutumirwa ndi bwakire uyu munsi, ariko ibintu bivugiwe hano urabisabwa, ugomba yego kubyumva. Ni ukuri. ndagira ngo ahubwo mvuge kundi mudamu witwa Ruse umugore w'umukozi. Abigayili ni umugore nk'umunyabwenge, reka tuvuge Ruse nk'umugore w'umukozi, kuko urasabwa kuba umukozi, urasaba kuba umunyabwenge, urasaba no kuba umunyamasengesho nka Debora. yego Ruse nk'umugore w'umukozi uzi gukora, murabizi ko yari bavukiye mu gihugu cy'Imowabu, kimuhugu cy'umwaka Mowabu, apfakanirayo na nyirabukwe na mukeba we Orupa. Nyirabukwe apanga gahunda zo kwisubirira iwabo i Betelehemu. Ruse arangije ati jye sindi bugusezereho, nkurikije ukuntu niyumva, jye ndiyumva nk'umugore uzi gukora, jye ndiyumva nk'umugore wifitiye icyizere nubwo napfakaye, jye ndiyumva nk'umugore wifitiye icyizere nubwo mvuka mu gihugu gishingirira gikasira, jye ndiyumva nk'umugore uzi ubwenge, uzi kureba kure, uzi gukoresha amaboko ye, ntabwo unsiga. Jye ndiyumva nk'umugore wakwikorera deliverance, icyangiro, umwaku, byose nkabisiga muri iki gihugu. Yaravuze ngo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, ni ukuvuga ngo ubu Mowabu yabusizaho, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimore ndetse bikabije. Afata aradesida, abwira nyirabukwe ati ntunsiga. Nyirabukwe ati ndakujyana he? Nta kintu nasize, nta murima, nta bigori mu murima, nta shopu, yewe ndimara isi iranshaririye, reka nsubire muri bene wacu mpfe banshyingure, ngo iwacu sinzaba umugwagasi nk'abana banjye n'umugabo wanjye. Ruse nk'umugore w'umukozi, umugore uzi gutinyuka, umugore ureba kure, umugore utaba mu nsengero, umugore utaba mu butayu, umugore utari uwo mu misozi, akurikira nyirabukwe. Yaharaye rimwe bucya neka ahantu yajya gukorera byibuze no yaba ibiceri bike, icyo bita guhumba. None abadamu mwanze guhumba ngo murindiriye ngo kuzakora ibyo mwize, mwanze guhumba mwigize abamadamu saro, mwanze guhumba mwigize abakuzi b'ibyinyo, mishara y'umugabo n'ikibokanye, mwigize abakuzi b'ibyinyo. Mwanze guhumba, abagabo banyu bagiye kugira stroke kubera kubasaba ibyo badafite. Mwanze guhumba ngo mwize duruwa, ngo ntimwajya no gucuruza inyanya, byibuze mujye munazivuga mu cyongereza tomato. Mwanze no kujya gucuruza amacunga ngo munavuga byibuze orange. Mwanze kujya gusuka icyongereza ku myembe ngo mujye muvuga za mango. Biba byitwa guhumba. Umwanya ugitegereje ubutabazi, jya guhumba. Umwanya ugitegereje ubutabazi, wakotse n'injugu uko zituragurika, ukajya uvuga uti ndaturitse akarande, ndaturitse imyuka ingendaho, ndaturitse iby'iwacu, ndaturitse ibyo ndabituraguritsa, zituragurika nawe uturagurika. Turaguritsa mu izina rya Yesu. Munsi yagiye guhumba, munsi wa mbere arahumba, uwa kabiri ntiyacika intege, akajya ajya inyuma y'abakozi. Hari umuntu wabwira ngo ajya kuba umuyede,
akakubwira ati kwa jina la Yesu ndakubita imyuka mibi, kwa jina la Yesu ndakubita abazimu. Ngo ntawe izina wacu rya wapfuye Yesu. atyo. Ubu hari umuntu wabwira ngo jya gucuruza amakara ati reka reka inzara zanjye zapfa, mwanze guhomba muhame hamwe inzara ibahekenye. Rusiya baraha ngaho icyumweru ahomba, igihe kiragera Bowazi aramuperereza aravuga ati ndashaka kumenya amakuru uriya mudamu uhumba ari mwiza, uriya mudamu ukiri muto udasiba uza guhumba. Bowazi atangira amaperereza, ariko iperereza ritangira kubera ko umudamu yafashe umwanya wo gukoresha amaboko ye rusi nk'umukozi. Igihe kiragera Bowazi atangira kumuperereza, baramusobanura, bamusobanuye atangira kumubwira amagambo meza ati guhera uyu munsi ntuzongere guhomba. Igihe kiragera nyirabukwe atangira kumubwira ati rero nuko abagabo b'iwacu babenguka, nakubwira ngo urare uzerare mu mirambizo ye kandi uzatangira kumushimashima. Nyirabukwe amukubita danje. Nawe ni indiga bati ibyo ko ntari nzi ko muri Bibiliya birimo abamariyoneri. amakuru yose dufite yaduha, bigurirwa bajya gushakira amakuru inyama ryose Bibiliya irafite. Igihe kiragera Debora igihe kiragera Bowazi ashaka Rusi amugira umugore we, amutera inda y'umuhungu witwa Obedi. Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi. N'izi saa tuvuga Yesu mwene Dawidi biturutse kuri wa mugore witinyutse, biturutse kuri wa mugore wagiye guhumba, wa mugore wakuye amaboko mu mufuka. Abadamu nimusenge munikore, mukure amaboko mu mufuka. Amafaranga y'umugore ntajya aba make. Nta mugabo umenya ko ishuka yashaje, nta mugabo umenya ko itasi yamanyutse, nta mugabo umenya ko igisorori cyahinduranya, nta mugabo umenya ko intebe zahinduranywa. Ibi byose ni imirimo y'abagore, mwitesha abagabo umutwe rwose. Aho bigeze mwitera abagabo kurwara stroke, mujye guhumba, mujye gukora. Bibiliya ni ibintu yavuze, na Paul yarageze aravuga ngo nabahaga amahema kugira ngo ntabangamira abantu njya kubwirizamo ubutumwa bwiza. Uwo ni umugore uzi gukora, umugore w'intwari nka Rusi. Hari undi mugore rero w'intwari mu mwuka. Kandi dore ikintu kimbabaza, reka tubabwire, aba badamu ubona barabuze byose si abanyamwuka, si n'abanyamubiri. Nta n'amafaranga bafite. Warabibonye nawe? basigaye ari bake, ariko reka ne kuguca mu ijambo ndaza kukakubaza mu kanya. Yego, iyo minsi basenga baba mu rusengero si n'abanyamwuka ngo aryama rote, si n'umuhanuzi ngo avuge ati Imana irambwiye. Nta n'impano y'igitangaza afite ngo asengere umutwe ukire, nta n'amafaranga afite. Donke yabuze byose, habuze impano. Bafite impano y'ishyari kuko byose babuze byose, bicaye bari kureba abandi bakora ibishoboka kugira ngo babeho, bakabagirira ishyari gusa kugira ngo bakore. Hasigaye harimo ubugome, inzangano mu nsengero, shitani. Hasigaye harimo ibintu. Nigeze no kubona hari ikiganiro wakoze uvuga ukuntu bakuroze. Shamana yanjye bakora iki nawe izina rya Yesu. Ibi bintu kuko niho bigeze. Hirya y'ibyo byaha bari gukora, barimo bararwara umuti za puresha, diyabete ziva ku byaha by'ishyari. Iyo ugira ishyari urwara umutima, hanyuma rero wagira umushiha no kutanyurwa ukarwara diyabete. Hari ibyaha bitera indwara mworoshye. Byibuze twereke mu masengesho uvanyemo iki. Uvanyemo iki? Usengera umutwe ugakira, tugushakishe, tureke kunywa za paracetamol. Uvanyemo otorite, tuze udukore ku nda bazinze. Mu masengesho ubamo uvanyemo impano yo gusengera indwara, tuzane kanseri uzishiririze. Byibuze twereke, byibuze iminsi umaze uba mu rusengero, tuzane abana barara bakanuye, ubarambike ibiganza babone ibitotsi. Muri make twereke n'inyungu ukuye mu masengesho. Hari umudamu umwe Bibiliya ngo itavuze izina, yitwa bavuga ko ari umudamu utazwi, ngo we yari umunyembaraga, ari umunyamwuka, ngo yamennye Abimeleki agahanga akoresheje ingasire, ngo agahanga arakamena,
ngo nawe yari yarazengereje ubwoko bwe bw'Imana ngo amena agahanga ke aramwica. Byibuze gira imbaraga zimena uduhanga tw'abazimu. Byibuze tubwira uti nubwo byibuze nakora, nubwo nabuze akazi, nirukana abazimu bakarara bavuyemo, tukuzanira bohereza abadayimoni mu nyanja. yego. Byibuze tubwira uti umuntu batambye ndategeka nkamukurayo, byibuze tukuzanire natwe igitambo, udutambire, tukuzanira mverope y'igitambo, udukuraho twakizwe. Twereka inyungu y'ibintu urimo. Niba warahisemo kuyoboka inzira y'Imana, duhe inyungu, tukuzanira amafaranga tugutunge nk'abamenya, utureberamo ku buryo utubwira uti wari urwaye igifu gifite ibisebe 3, ndategetse birakize n'ikimenyimenyi ijya kwa muganga. Byibuze twereka inyungu ze mu masengesho, utubwira uti mbonye trompe zari zarazibye, aka kanya ndategetse nizizibuke, hanyuma byo kwa muganga, aho mwari kujyana kwa muganga muyame. Twereka inyungu basi, ntubure byose nk'ingati imbere. Ubuze impano z'Imana, ubuze n'amafaranga, ni ikibazo. Imana itugirire neza cyane. Oya, ni ukuri njye ntakubeshye, ahubwo noneho aho kugira ngo babe banasenze aya 40, ya 21, ay'irindwi, ay'itatu, nta n'imwe arasiba. Yego. Ariko mu by'ukuri niyo mpano ntayo afite, ahubwo noneho bigize abatekamutwe, bigize abagome, bigize kandi bahora bunamije bameze gutya. Ahubwo akaba yahitamo kuza kukubeshya ati nderetswe izina rya Yesu urakize, kandi anakubeshya akagusaba. Ntibatinya gusaba, nta soni bagira, kandi urimo urabeshya umuntu, akazi karakunaniye, gusenga birakunaniye, ubaye umutekamutwe, umunyeshya. Twereke umusaruro, tubakurikire, tubayoboke, sibyo? Basi nibaho abanyamwuka se bashinga amatorero, tubayoboke, tubazanira amatoro. Ariko ibintu byo kubura byose n'ingati imenye, ibintu byo kugenda bukabiriraho, ugasanga umugore amaze iminsi 3 n'itanu yaragiye. Hari n'abadamu bishinze abapotere babo n'abaposo n'abashumba babo, bataye ngo baba munsi y'amavuta, ngo baba bari muri protokole, ukamara ukwezi warataye ngo wagiye. Ariko biriya bintu nabyo birancanga kwe. Arewe. Ngo yagiye muri protokole, abana umugabo yarakubuze, ukwezi kurashize, uri kwishinga abantu baje barateguye kubakura ibyinyo bitwaje Bibiliya na titire tutazi aho baziboneye. Urugo rurasenyutse, umugabo yarakubuze, abana barakubuze, abana baba banyuma mu mibare, kandi wize imibare, barakubuze muri homework. Abana barakubuze ngo bakoreshe etude, kandi ngo warize, nibo baba banyuma. Ntuzigiye umwana inkweto zamusigiye, umwana agenda ninagira inkweto ndizimukwira, ngo uri munsi y'amavuta y'umushumba wawe, ngo umushumba arakubwiye ngo umare iminsi 40. Umugabo avuye isafari asanze wagiye wasanze umushumba, ngo niko Imana yavuze ngo mwifungirane iminsi 40. Reka tubabwire mwabadamu mwe, ntimuyobe, niko Bibiliya ivuga, ntimuyobe, muve munsi y'abo bapotre, muve munsi y'ayo mavuta, mujye gushaka ibyo mukora, mujye gushaka akazi, mujye gushaka, basi musubira no mu masomo mwige, musubira no mu ishuri mwige. Mwikwishinga abantu baje barateguye kubakuramo amafaranga, babakuyemo amamodoka ahenze, babakuyemo inzu zihenze, barahora muri za misiyo bagenda rimwe mu bishyura indege, ngo muri munsi y'amavuta, mu gushyigikira amavuta. Mukanguke, muhumuke, izi ngo Imana yabaye. Reka tunabwira abadamu ko izi ngo Imana yabaye izazibabaza. Iyo Imana ije gusura urugo wayisabye igasanga nturubamo, iyo ije kureba abana wayisabye igasanga barakubuze, iyo ije kureba umugabo wayisabye igasanga yarakubuze, nta n'ubugingo mufite, nta bugingo mufite, nta bwami bw'ijuru muzajyamo, no mu isi nta mugisha mufite. Abagabo barababaye babuze abagore babo, kandi ngo bari mu nsengero uwo munsi y'amavuta. Abana babuze ababyeyi, ngo bari munsi y'amavuta, ngo bari mu minsi 40. Bari Imana yabahaye, mwazikoresheje iki? Imana itugirire neza cyane. Murakoze. Mama Lionel, reka nkubaze, ubundi tuvugishije ukuri, aba bapasiteri bo babona abo bagore babirukanka inyuma,
kuko bisigaye bigoye muri iyi minsi gutandukanya umupasiteri muzima n'utari muzima, byarivanze, bisaba kuba ufite umwuka nawe udasanzwe kugira ngo umenye icyo gukora. Yeah. noneho hari abantu bakurikira gutyo mu buyobe bakagwamo bakamera nk'abasazi. Uvuga iki kuri aba bapasiteri? Nibo basenya ingo z'abandi, nibo bishe abana b'abandi, kuko ba nyina nyine baragiye. Mm. Ibi bintu tuzabikizwa n'iki? Ibyo by'umuntu wese kubyuka ati ndi pasiteri, akaba ashinze itorero, undi akabyuka mu gitondo ati nanjye ndi pasiteri, Imana iravuze ngo, Mm. Imana yambwiye ngo ministry. Ngo Imana Tuzabitandukanya dute? Tuzabibwirwa n'iki? Bariya abantu bo turabakizwa n'iki? hari umunyarwanda yavuze ngo Nyabarongo yicuyizaniye. Ntabwo aba bapasiteri kazi n'abapasiteri bigeze bajya gukura abantu mu ngo zabo. Nibyo. Ntabwo bigeze baza kuguterura mu ngo zawe, ni wowe wabishyiriye ukurikije ibikabyo bafite. Yeah. Iki gikabyo cyo gutitira n'indimi, ntiwabanza ngo ucecure urebe te se aba bantu koko bafite umwuka w'Imana bangeza ku musaraba, cyangwa ni abantu bazangeza ku ikofe yanjye, bazajya bantumayo nakoreye n'ayo umugabo yakoreye, bazajya bantuma kuzana ibitambo nkajya kugurisha amasambu y'iwacu. Tuzi abantu bagurishije amamodoka bagenda n'amaguru, tuzi abantu basubiye mu bikombe kubera gushyira ibitambo abo basebura n'abashumba, sinzi izina tuzabashakira, ariko twasanze atari abapasiteri biyaranje bashake. Ni abantu uzi nyine b'ibinyoma, ni abantu kandi ni benshi. bavuze. None rero na Yesu ubundi hari ijambo yari yavuze, yaratwiciye akajisho, aravuga ati abantu banjye muzabamenyera ku mbuto zabera. Turi gusanga n'aba bantu biruka inyuma ari ba banyabyaha bafite ibidega bizwi bananiranye. Turasanga ari ba bantu bafite amateka mabi mu isi, nta n'imbuto bafite. Hanyuma rero turagira ngo tunabakebure ko niba ubona waraje kubaka urugo ukamara ibyumweru 2, ukamara icya gatatu, ukamara ukwezi uru rugo utarubamo, ngo waragiye kuba ku rusengero, ngo muri mu masengesho angana gutyo, ubwo ni ubuyobe. ngo babategetse ngo gusenga ngo iminsi 40, ngo mutarya, ngo mufata akantu, ubwo ni ubuyobe. Abadamu benshi barwariye za diyabete mu nsengero kuko biyirije ubusa n'imyaka itabibemerera, sukari baciza mu mubiri. Zo zose ni ingaruka z'ubuyobe. Abandi barabutaye, abandi bagize amadepresiyo, barwaye agahinda gakabije. Kubera iki? biroturuvye iterambere ribasize. Reka ntange urugero rumwe ku bantu babaye ku Mariyamu Ikabera, babaye mu mwuka cyane, bibagirwa ko si bakeneye. Noneho kubera ibihe by'umwuka, abakobwa bamwe ngo bashiduka bagejeje mu myaka 50 bari mu mwuka, baragiye aho bagarukiye mu mwuka basanga ba menopoje ntibagishatse. yewe Wanabavangirirwaho babwira ngo Imana ivuze ko umwana wawe wa mbere. N'abakecuru mujya mubabona nyine barabitagatifuje ko bizabera, ariko byatewe n'umwuka w'ubuyobe wo kuba ngo mu mavuta bashiduka batagishatse. Imyaka 50 ibagereraho. Ubu ni udukecuru. Ibi se tubishyigikire kwe tubyubakireho? Bibiri ivuga ngo buri kigore cyagenewe ikigabo cyacyo. Bihangane batumve neza nk'abatumwe, bihangane bashyira mu bikorwa ibintu turi kubabwira. Si ubuyobe. Senga ariko unakore, senga ariko uha urugo rwawe umwana. Ryavangamutungo wasezeranye ujye ku ekonomi. Reba nk'abantu bize ibintu bijyanye na ekonomi, urugo rwabo rukennye kandi umugabo akorera umushahara, yarakubuze ngo uze wekonomize. Bashyire mu bikorwa icyo umwuka yadutumye. Murakoze. Njyewe reka mubwire, uyu munsi ubundi ni wowe nari nkeneye.
urimo gufitinga mu bintu byose numva naba nakwigisha nk'amezi 3 yose nigisha umugore yego byose wabivuze undi muntu yahuye n'umuhanga afata ibintu byose akabivugira icyarimwe yego yarangiza akabivuga akoresheje bibiliya mwa bagore mwe nimutumva sha muzamenye ko harimo akabazo nta kintu atatubwiye nibyo noneho akantu mise ntekereza sasa mise ntekereza noneho ku bantu babeshya ngo barasenga bakagenda bagasenga ahubwo ugasanga bari kwitwikira ayo masengesho noneho usibye no kuvuga ngo bararangaye barasenga ngo bariyirije ahubwo bari mu burara bari mu buraya n'ubundi baracitinga ugasanga umugabo wawe waramuyogoje ni wowe ucitinga kandi ari wowe umugore uryamana na pasiteri abaririmbyi mbese uri n'ikirara cya kindi cyisize amavuta nuko biriya bintu byo none iyo bawereka mubwire noneho inkuru simbizi niba turi bubihuze iriya nkuru ya pasita Mutesi na Asiya biriya ni ibiki bariya rero si ibyo oya bariya umuntu abavuzeho yaba yavangiwe kuko turacyafite abagore muri bibiliya bakiryoshye bo kwigiraho nibyo haracyari abagore b'intwari bafite ubutwari bo kuvuga ntidusoze kuruta kujya kuvuga abantu batabaye intwari ahangaha tuzanye Mariya Magadarena biruta kuvuga bari abagore bene twizaniye Mariya Magadarena abantu bafashwa kuruta kuvuga abantu bafite ikibazo. Mariya Magadarena bararyamye baravuga batari kumva sister ko bamuhambye tukaba twaramuririye bamukubise tureba bakamujomba amacumu tureba bakamushyingura mu mva yose tureba kuki tutazinduka byibuze ngo tujyane ibihumura neza uyu mwami ko yakukirizaga abana uyu mwami ko yakijije abamugaye uyu mwami ko yanditse amateka mu isi uyu mwami twakoze geste yo kumwubahisha tukajyana ibihumura neza kumva ye tukamuririra ngaba abagore bakenewe apana aba bameze nk'imburuburu bafite irari ry'amafaranga kandi izi mburuburu zakenyereye kurya imitsi zitakoreye dore abagore bavuze bati twebwe turakora ibintu bizandikwa abandi bagore bazavuga bakaruhuka mu mutima abandi bagore bazavuga bakatwigiraho tugasiga amateka mu isi. Hari umugabo waririmbye erega barabahanzi barahanuraga ngo warabusize nk'uruki musozi barabahanuzi bavuze ngo kavukire fata utwawe wimuke bari abanyarwanda baraduha ntore za kavukire zaragiye hanyuma bimukira baraje ngo abimukira baraje bimukira se ntiduhane. Mariya Magadarena bajyana ihumura neza bifubitse ngo bageze kumva basanga yazutse ahita bakubita pasi arababwira ati mwebwe wo mwitinya mugende mutangire ivugabutumwa mugende muvuga ngaha abagore babereye abashumba kumva ya Yesu babereye abashumba n'umuntu wese urwanya umugore ngo nta mugore ukwiye kuvuga ceceka tuvuga ahubwo Yesu se adakoresheje abagore Yesu iyo adakoresha n'abagore ari guhomba azi abagore z'akanwa k'abagore azi uburyo umugore icyaha mu Edeni azi uburyo umugore Bikira Mariya yakuyemo icyaha cyo mu Edeni abagore dukuramo amasheke urumva nicyo ngiye kuvuga dukuramo amasheke niyo mpamvu wowe amasheke uri kuzana uradusobanurira aho uyakura ni muri sister wa Eva turabimenya ba sister ba Eva barya amatunda babuzizwe uri kumbaza ba sister ba Eva reka nkubwire abagore banditse Eva imana ibasange ba sister ba Eva bareke bagiriye amatunda babujijwe n'Imana bakosha abagabo akosha umugabo ati ni shunaho kandi umugabo ati ni umugore ati ni inzoka dore abagore va ku giti dore umuntu Yesu arangije avuga ati mwitinya
umva ijambo gift yabafungiye mwitinya. Niyo mpamvu ubona umugore atwite amezi 9 inda ikamurya akambaza Bikira Mariya akambaza Ryangombe akambaza Yezu, yamara kubyara umwana yatangira guseka akongera agatwitira muri mwitinya, bakayizinga amezi 9 agashira 11, muganga agakayakaya bati tugiye kukubaga, ati mu mbage Yesu waravuze ngo mwitinya. Niyo mpamvu n'umugore w'intwara acuruza inyanya ntiyitinye, zakwanga akajya mu ntoryi, zakwanga akajya muri caguwa, byakana mwitinya, mwikwitinya. Ubu dufite abagore bitinya ngo ibi ntibabishobora, ngo ibi ntibabivamo, bitinye. Mwitinya niko Yesu yavuze, witinya gushora amafaranga ngo none nahomba, mwitinya. Witinya we, witinya gushinga kampani ngo none yahomba, mwitinya. Wikwitinya. Abagore bari kwitinya cyane ngo ntiyatwara imodoka. Ubu se ko nitinyutse nkajya gukorera perimi, ifite perimi. ariko sha wabona nta makuru bafite. Sinitinyutse, sinasubiye mu ishuri nubwo nababwira ibyo ndi kwiga, ubwo nababwira umwaka ndi kwiga. Ejobundi narakubonye uri kuvuga ngo ntago nzababwira ngo ibyo nize ngo barabitwatakisha. Mpita nibuka ukuntu hari abantu shabe bagira imitima mibi, bagacunga mu byiza byose ufite, bagakuramo akantu kamwe sha bakakwataka. Ukora ibyiza baturiya muntu ndamwibuka twigana yabaguwa nyuma, ugakora YouTube channel ati ya noneho rwose ntabwo bashobora kubura ikibi bakura mu bintu wakoze. Nanjye naravuze Yesu yavuze ko ari nta abantu kintu nzajya mbabwira. Nanjye ntabwo nzajya mbwira abantu ibyo niga. ubushize babonye niyambariye ikanzu no kubisamo ingofero nshoje amashuri, bakajya bambaza ese wigaga ibiki, ni kubera ntiwagira ngo ese wigaga babonye abazungu baje kumpa impamyabumenyi kuko ishuri bigaga n'iryo muri Afurika y'Epfo. ese ni ntabwo tuzongera reka tubanze tubiserebure Marionette, reka tubiserebure. Haleluya kabisa. No mu kanya ikiganiro nikirangira tugomba guserebura oya impamyabumenyi yawe yo muri Afurika y'Epfo. tugomba kugiserebura. None amashuri ndayakomeje, turayiserebura mu kanya. yego. Mwitinya, siko Yesu yavuze mwitinya. Kuki ufite amafaranga yo kuba wagura imodoka nini, kuki utayigura ukajya ujya gutwara abanyeshuri bakaguha amafaranga, bakaguha amafaranga, ejo ugatwara abakozi, ejo ukajya ku hoteli runaka ugatwara abazungu baje gusura. Mwitinya ni ijambo Yesu yabwiye abagore amaze kuzuka. None abagore mwaretse gutinya mukajya gukora. Murakoze. abagore, women, you know how I love you guys. Mureke mbabwire njyewe, my passion is to empower you, is to give you something byibura biri butume utinya kugahaguruka ugakora icyo ugomba gukora. Njyewe niba nabikora nawe wabishobora. Nta bihambaye mba nakoze, akantu gatoya nakora nawe wagashobora. Niba mama Marionette umuntu w'umumama mukuru ufite abana 3, uri busy, ufite akazi ke, ufite urugo, ufite n'ibindi bintu byinshi akora, ajya mu ishuri akiga akabona impamyabumenyi, ufite imyaka 25, 30, 40, uraho ngo ntiwakwiga. Yegora niba udakoze, yego, ukaba udafite amafaranga, ukaba nta business ugira, ukaba utanize byibura ngo urebe ko umwaka utaha byagukundira, noneho ukiga noneho ibigezweho, byose byarakunaniye tu ngo uri gusenga Imana ngo Imana ngo izabizana. Mwami Yesu ngo mu gitondo biragwa mu ntoki, ntabwo bikunda. Bicwe n'abantu bababwiye ngo ku musaraba biranagana, nibo babangije. Oya, Imana ifasha uwifashije, ariko utera intambwe imwe igatera 99 wateye iyi igo. Ntabwo ishyigikira amagambo. Byasengesho tuvuga ngo Imana ngo umugisha imirimo y'amaboko yawe, niba nta mirimo wakoze irahugisha iki? Ngo niba batumvise ejo n'umunsi batubabarire bumve, batubabarire babyumve. Nta kintu
ndimo kumva ibintu byanjye byose nari kukubaza uzi ko byose wabivuze Mm. ariko hari akantu kamwe nshaka kongera kuvuga ku Yego. bijyanye n'ibiganiro tugiranye Mm. nakuyemo ko wavuze ko uri umwimukira Yego. waraje ugera i Kigali abahavukiye barimuka cyangwa se wenda baracyanahari nibo badafite ibyo bakora bari Mm. aho ngaho umuntu udafite ikintu umuntu utagerageje niba Mm. n'ahantu uri hakugora imuka Yego. aho uri wegera aho abandi bari Yego. hindura abo mugendana si ibyo egera abakora bakubwira ntekereza ko wegereye Marioneri bitamunanira kukubwira uko Mm. bintu bigenda so muri rusange ni ukuvuga ngo gusenga ni byiza ariko mureke dusenge ariko tugerageze no kugira ikintu dukora mu buzima Mm. hinduramo akantu kamwe byibura hindura ibyo ukora hindura ibyo uvuga hindura aho utuye shaka ahandi hindura n'aho usengera mbese niba Yego. wenda waranayobye hindura n'imisengere Yego. hindura niba gutura ntabwo ari itegeko Yego. gutura si itegeko dusigaye dutura na online kuri YouTube umuntu agashyiraho Cash-App umuntu agashyiraho momo amafaranga akagenda utagiye no mu rusengero tumeze nk'injiji amafaranga yadushizemo urumva Mm. umuntu akakubwira ati nimutwubakira urusengero emosiyo zikagufata ngo ari kubaka urusengero mwese mukayatanga urwo rusengero ntirwubake kandi ntibayabasubiza Yego. ugasanga abantu bari guharanira inyungu zabo kandi wowe mu byawe iyo wakenenye uwo mupasiteri ntacyo aguha Mm. ntabwo amenya ko waburaye Mm. ntabwo amenya ko wapfushije umugabo Mm. ntabwo amenya ko warwaye uri mu bitaro ngo akugemurire Mm. ntabwo azamenya nabonye abantu benshi bagira ibibazo bari mu nsengero banaririmbaga badasiba ariko Yego. ugasanga nyuma y'aho we atakiza kurepeta nta n'umenya impamvu atakiza Mm. cyangwa umwana akaza kurepeta yaje n'amaguru pasiteri yaparitse Range Rover Mm. so muri rusange mureke tugire ubwenge mureke ibintu tujye dukora tujye dushyiramo n'ubwenge Ndiyo. ikintu cya nyuma noneho nshaka rero ko umbwira ni akantu keza nshaka kunyibwirira dukwiye nk'abagore twagahereyeho kare tukavugaho gato akantu ko kwiyitaho Yego. akantu ko kwimenya nk'umugore Mhm. akantu ko kumenya self care akantu ka positive affirmation Yeah. hari nk'undi bintu wibwira Mm. abazungu baravuga ngo na affirmation zingura byuko ngo ukajya muri miruwari ngo ukireba ngo ukibwira ibintu ngo I am cute ngo I am beautiful ngo I am smart narakunze ukuntu bivuga noneho nk'umunyarwandakazi Yego. uraza ukavuga uti ndi mwiza ndi igitomati Cyane. ese wabimvugiye ukabwirira n'aba bagore Cyane. Reka nze mbivuge uratubwira iki tubwire nk'abagore utubwire self care y'inyarwandakazi Haleluya. Haleluya. Iyo ugeze aho nshaka no kuzura umwuka wera ntaramenya kwikunda sinisaga itari iyo kuri Instagram itari iyo kuri TikTok yeah. Ntaramenya kwikunda sinasaga gutya ntaramenya kwikunda numvaga mfite taye mbi ariko ntangiye kwikunda no kwisobanukirwa nibwo namenye kwambara sentire abandi batazi kuzambara kandi bafite mu nda zero umudamu akwiye kwikunda nasomye ijambo mu ndirimbo za Salomo rivuga ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu nimutangazwa nuko nirabura nubwo nirabura ndi mwiza nabitewe n'izuba ryambabuye ariko hari igihe muzamenya uwo ndi we maze kwiyambura ubushwambagara mu mugore haba habitsemo undi muntu ariko umuntu ubitse mu mugore ni wowe wikuramo ukajya kubabona wowe ubitsemo undi muntu ukaze ni wowe ugomba kwibikura wowe utwikiriyemo undi muntu ukaze ni wowe ugomba kwitwikurura nubwo nirabura ndi mwiza hari igihe muzamenya uwo ndi we mu minsi mike muramenya uwo ndi we nari narabitewe n'izuba ryambabuye ariko mu minsi mike muramenya uwo ndi we nubwo nsa nabi ndi mwiza Bibiliya ivuga ko ururimi rw'umuntu nirwo rumuhaza ururimi rwawe rushobora kugutera umwaku cyangwa rukagutera amahirwe hari abantu biteye umwaku abagabo 10 baraza baravuga ngo ndi inzige
ngo yego tusanze turi inzige ariko babiri baravuga ati yego barabashutse twebwe ntituri inzige ahubwo tuzabarya nk'abarya imitsima dushingiye ku cyo Uwiteka yatuvuzeho hari aha abantu bigize inzige na nyirabukwe wa Rusi Nawomi yigeze nawe kwitera umwaku aravuga ngo ndimara ngo ndushaririwe bisobanura ngo ndushaririwe no wapi biriya bintu ni biriya bintu byo kwitera umwaku ukoresheje ururimi rwawe ngo urabona ngo n'iwacu ngo nta cyiza kihaba ngo na mama apfuye adakize ngo nta gatimba yambaye ngo ubwo sinzakambara ngo n'ubundi iwacu ntawize ngo mfa kuba naramenye gusoma ngo no kwandika ibintu byo kwifata ukikubita hasi ibintu byo kwikubita hasi ni intwara abadayimoni bakoresha ugashiduka uguye hasi ngo urabona ngo mfite amabere manini ngo nta musore wantwara ngo urabona ngo ndi igikara ngo reka nshake amavuta atukuza reka uko usa urakaze hari umusore wasabye Imana umukobwa wirabura hari umusore w'inzobe uri hariya ushaka umukobwa wirabura wikwica umuti ibi bintu byo kwitwa ufata isuti ikenda kugucamo ibisebe ngo ibere urashaka kurigira ritoya nk'irya mariyoneri ntabwo byakunda irireke rigumye ringane nk'ipapayi y'ingore hari umusore wabwiye Imana ati Imana nkurikije ukuntu ndwara imbeho no kuzuba nkonja uzaba umukobwa ufite amabere manini njye niryamiramo wikwica umuti hari abantu baburanye n'ibisubizo byabo kubera ko bihinduye inzobe igisubizo kirabura wihinduye mu mabere igisubizo cyarabuze wihinduye mu nda zeru reka urirwa wambara ibintu kwambura bisaba ko uranyweza ibuprofene kubera icyo utonekara kubera kwigirira nabi ikintu cyitwa kwikunda nicyo nshaka kuvuga kuko uyu muzima arahari wo kwiyanga uriyangira iki n'icyapa cya MTN ko gishayininga tukirangarira nta soni icyapa cya MTN gifite ibara rya yelo ducaho twese tukarangara imvura yirirwa inyagira izuba ryica turakirangarira ntaswe wowe Imana yaremye umugore ubyara abantu umugore ufatanya n'Imana kurema uzi ko Imana ikwifashisha igiye kurema umuntu warangiza ukipfobya ukigirira nabi kwikubita hasi ngo urabona ngo mfite ngo neye nabi ngo ibiki ikintu cyitwa kwikunda ukabyuka mu gitondo ukikunda ukambara neza ntaho ugiye ukabyuka ugasokoza ugashyira imbaraga nimba imisatsi uyifunga uyishyira hano indi uyiganisha hano indi uyijyana hano n'akenda keza k'umugore kwikunda k'umugore ni ibintu bimuzanira imbaraga z'ubushobozi imbaraga zo gukundwa iyo utikunda nta muntu ugukunda rero ikibazo mbajije ni uko kuntu numvaga nshatse kugisubiza mu rwego ubyuka mu gitondo ukumva urasa neza ukambara neza ukumva uri mwiza ikintu cyose wiyatuyeho kikuzaho ndi mwiza nsa neza nteye neza ndi umuhanga ndi umutsinzi nzagera ku bintu biremereye kwikunda no mu bundi buryo bwo kwifata neza nimba ufite ayo mafaranga yikundemo menye ngo nanywera fanta mu kirahure ntabwo nanywera mu icupa sibyo ese kariya kantu ko ntagaki kuba ufite n'ibintu ariko ugaheranwa na karande yo kunywesha ayo macupa wa mugani njye nikundira utuntu twiza nubwo twaba ari utwa make ariko dusa neza no mu buzima bw'amafaranga make umuntu yikundamo ugize Imana ugiye n'umuntu uguha 100,000 atijya kugura amashuka ugiye no kugura ay'umukara koko ntawe uri igihe ubwira urabyama mu mukara ugiye kwe ubu urashaka kuzaryama mu mashuka y'umweru bagushyinguye kweri ntiwayaryama muri muzima ngo wumve uko bimera kunde ikunda umenye ngo ntajya no muri salo bakamfuramo ayo masabune ya tembo na gifura mufurishamo imisatsi ikizingazinga wowe utuye ubuzinganshwiri ikunde umenye ngo nimba ari n'utuvuta twa make batwisiga gutya nakwigira kuri runaka ni ukuri reka icyo kibazo mbajije reka tucyanzure gutyo abantu bige kwikunda wisohokane nimba n'umugabo atabizi kuko yagusohokana
cyangwa se ari na bize mu kazi, isohokana ugende ufungure fanta usuke mu kirahure. Wowe urabika ibisorori ngo uzabiriramo wabonye abashyitsi? Wowe urabika ako amata kantu tubona we y'abashyitsi? ako kantu tugakora turi benshi. Umushyitsi uruta aba mu rugo ninde? Umushyitsi ukuruta ninde? Ikunde. ako kantu tugakora turi benshi, cyane cyane twebwe tubi nta tutagira abakozi ngo sinshaka kubyoza. Noneho hari n'abanyamerika, reka mureke mbabwire abanyamerika, hayi ndabasuhuje. Noneho reka tuvuge ko udasohoye ibisorori biri mu kabati, sibyo? Nta Yego, kibazo. Ariko guhora ugaburira abantu kuri za sahani z'ibipapuro mu rugo yego, rwawe, udategura ameza, buri gihe babisanga mu isafuriya, bagahora barira ku isahani z'ibipapuro, ugahita ubita muri turashi. Nta kibazo, turi bisi. ariko no muri wikendi uri mu rugo yegura. buri munsi, noneho n'abashyitsi baragusura, si benshi cyane, nta pati wakoresheje ngo uvuge ngo uroza koza amasahani 30. Nabwo abashyitsi 3 bagusuye, watumiye 4, watumiye famiye ebyiri, umugore n'umugabo. Baraje ubakubise ibipapuro n'ikanya y'igipapuro, barakata inyama gute? Izaje nike ngo kugira ngo utazoza amasahani kweri. Ngo yego, ibyo ni ibyacu twe tutagira abakozi. Ikiriya gipapuro ndacyanga. Sorry abantu nasuye mu Gakima, ntabwo nabagaye, ariko ntabwo biryoshye. Ariko wikunde mu Ntabwo byawe. biryoshye. Wikunde mu byawe, wikuba ngo isahani zahirira ari uko abashyitsi baje. Waguze amafaranga yawe, yirireho wumva inyungu zo gushora. Ni ukuri abadamu mwikunde, nimba ufite n'ubushobozi bwo kugura ako kazahabu kanage mu ijosi, ukanage ku kuboko, uzapfa utambaye zahabu ukorera amadolari kweri. Mwikunde. Imana itugirira neza cyane. Murakoze. Mama Lionel, urakoze. Njyewe reka nkubwire, uzi ko tugiye kumara isaha tuganira, kandi ibintu numva nari ngifite kukubaza ari byinshi yanarenze. Ubu se tuzagira ikiganiro cya kabiri? Muri komanteri turareba nimba bakeneye ikiganiro cya kabiri tuze tuvuge. Oya, ni ukuri kw'Imana, njyewe uko biri kose ndagukunda, kandi n'abantu banjye niba bankunda bagomba kugukunda, ko ngira mumwundire Mama Lionel. Murakoze. tumugarure kuko hari ibintu byinshi mfite byo kumubaza. Mwabonye ko ari umumama mwiza, ufite inama nzima twakwigiraho, cyane cyane abagore, ariko n'abagabo mwese murimo. Bibiliya ni iyacu twese, kandi twibajije kuri Bibiliya uyu munsi tuganira. Ntabwo tuzaba dufite indi topic, ariko mbere yuko dusoza reka nkwibarize akabazo k'amatsiko. Yego. Ni akahe kantu wibuka ukiri mutoya kaba warakoze wumva utazibagirwa mu buzima? Nyiri mutoya. Akantu nakoze ntazibagirwa mfite imyaka 8, ariko nibabyumva ntibazabivuge. Ku myaka yanjye 8 hari saa 7 z'amanywa, nari nyifata ku ibere rya mama nige bucura. Hari saa 7 z'amanywa, nabaye wa mbere, ndamubwira ni memba, mfata inyonyo ndanywa, ngeze hagati kubera ko yababaraga ararira nguko uko navuye ku ibere. Ngaka kantu nakoze ntazibagirwa. Giye nonse imyaka 8, niyo mpamvu nkomeye, mba mvuduka ntarwara. Nuko ako kantu no mu bintu nkundira mama ariko ntibazakavuge. Mama wawe ni umugore mwiza cyane, ko muri iyi minsi noneho ngira ngo n'amezi 8 ntitukiyonsa umwana we. Abagore bonsaga imyaka 8. Ndamukunze, bubahwe. Ni ukuri. Hanyuma rero ikindi cya nyuma nakubwira, wabwira iki rero muri rusange abakunzi ba chano yacu? Wababwira iki nk'umwanzuro ku bijyanye n'abagore mu iyobokamana n'iterambere? Yego. Abakunzi bino channel, ikintu cya mbere nababwira ni ukubanza bagakunda iyi channel kuko ni iyabo.
kuko aba ari iyabo si iyawe. Mm. Ni iyabo kuyikunda, kuyishyigikira, kuguha ibitekerezo, kuyisapotinga kugira ngo ikomeze, kuguha inama zanditse mu nyandiko n'inama zica mu bifatika. Nicyo kintu nababwira. Ikindi kandi nababwira ni uko ino cano iyobowe n'umudamu utekereje neza. Ikindi ureba kure, ikindi uzi abantu bakeneye ibyo mufite, mumuyoboke mu rwego rwo kumuha inkunga n'ibitekerezo, kandi ndabona ko ari umudamu utazabasebya. Ubundi hari igihe umuntu atangira ibintu akabivamo, uyu rero ntabwo azabivamo. Kandi mbabwiza ukuri, mwamuha amaboko mutamuha ntazabivamo, ariko ndasaba mumuhe amaboko. Abakunzi b'icano rero nanjye ndabashimiye kuko nababonye ko muyikurikira cyane cyane, ariko turabakeneye kubabona mutameze nk'abafana, kuko abafana mufite ukuntu mutuvunisha, mukisiga amarangi, mugafata za vuvuzera, ariko ntitubone icupa mwaguriye umukinnyi ry'amazi. Ni byiza, ariko isiga irangi, ufate vuvuzera, wogeze, ariko urebe umukinnyi watsinze igitego umugurire icupa ry'amazi. Nicyo kintu rero nababwira, no kukuba hafi. Ubu hari nk'uwavuga ati jyewe ndashaka ko uzajya uza kuri cano wambaye inifomo imeze gutya, akagukorera imyenda ijyanye n'iyi cano washinze. Akakubaza aho uri, akaza akanaguhobera, akakubwira ati merci. Tuba dukeneye n'abantu batubwira merci. Uzi gukora ibintu bingana gutya, umudamu utekereza ibintu bingana gutya, ibi bintu bibamo amafaranga menshi. Ndabizi ibi bintu birahenze kubikora, nanjye ndafite ibinyamakuru, ariko ibaza umudamu ashinze ibintu bingana gutya biremereye, nta kintu na kimwe abasabye. N'uwasabye gukora sabone cyangwa subscribe ntarimo abikora. Tubanza mbikoze yatera imbere, akavuga ngo intego ni ukugira ngo abadamu bige. Iki ni ikigo cy'ishuri twigiramo ibintu byakwishyurwa na Minerval. Byaraho natanze amasomo, umupasiteri umwe arambwira ati ikintu kimbabaje ni uko amasomo yatangiye ubuntu, bakagombye kuba hari umuntu wishyuje amasomo nk'aya ku buntu kweri. Nanjye ndabona ibyo bintu twari kuba tubyishyura ari ishuri. Hano ni mu ishuri. Bitegure kandi kwiga, abantu bakunzi b'ino cano bitegure kwiga amagambo y'ubwenge, bitegure kwaguka kubera ibintu byinshi bazigira hano. Abakunzi b'ino cano bitegure kumenya no gusirimuka, kwigisha abantu uburyo basirimuka, bakira, ibi byose bazabibona kuri iyi cano, kandi turabashimira. Thank you. You are welcome. Nanezerewe, nagize umugisha kukugira, ariko ntabwo uyu munsi twakomeza tuvuga akaryoshye ntabwo gahora mu itama. Turaza gupanga ikindi gihe cyo kugaruka, ariko reka uyu munsi dusoreze hano. Murakoze cyane abakunzi bacu, we love you so much. Nakagaruka naho next week. Ubundi bye. Remember to subscribe, remember to share with your friends and everyone. Mujye no kuri channel ya Marioneri nayo mumukunde, mumulikinge, mumusubscribinge, everything. We love you guys. Bye. Bye.